Mwiriwe neza twongeye kugera kuri wa mwanya mbanje kubasuhuza cyane nje muri kumwe mu kiganiro ni Gaspard Official nkuko mubimenyereye uyu ni wa mwanya tujya tunyuzaho amasomo agiye atandukanye haba amasomo yerekeranye n'iby'ubukungu ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Okay, mbere ndakwibutse mba ari ubwa mbere ukore subscribe, wibuke like, share ku mushuti ndetse kugira ngo uzajye ubasha kumenya ubwo tugishyiraho ikiganiro kijye uba mu ba mbere ubasha kucyumva. Uyu munsi rero tugiye kwiga ku bijyanye no gufatirana amahirwe. Kera hariho umugabo yari umuhinzi aribyo bimutunze, atunzwe no kwirirwa ahinga, yabashaga kurya ndetse aruka avuye mu murima we. Umunsi umwe ubwo yari ari guhinga nk'uko bisanzwe, yari arimo arahinga, ageze munsi abona diyama. Gusa uwo mugabo mu by'ukuri ntiyabashije kumenya ko ari diyama abonye, ntiyari azi agaciro kayo. Gusa yabonye iryo buye rishashagirana, yabonye iyo diyama igaragara neza ishashagirana, we arabati ahitamo kuyifata ayikoramo nka shenete yo kwambika indogobe ye, kuko yakundaga indogobe ye, yamufashaga mu mirimo myinshi igiye itandukanye. Rero bitewe n'urukundo yari ayifitiye, ahitamo gufata iyo diyama ayambika indogobe mu ijosi nka shenete. Umunsi umwe rero ubwo yari arimo aratembera agiye iwe ahataha, anyuze mu isantere abanza kujya gutamo cyangwa kunywa agacupa kamwe. Ageze aho bagacuruza, umucuruzi aramubaza ati se kiriya kintu kiri mu ijosi y'indogobe yawe rirabagirana ni igiki? Aramubwira ati njyewe iri ni ibuye nari ndimo ndahinga, ndaribona mbona ryavamo umutako mwiza, ndarifata ryambika indogobe yanjye kuko imfasha mu mirimo igiye itandukanye. Umucuruzi arabyumva ati none ntago wari ko ndishaka ngo ndishyire hano hantu nanjye ribe umutako, ntago warimo? Minza aramubwira ati kereka uramutse umaye amarupi 50. Umucuruzi n'ubundi kuko yari ayafite arishaka kugira ngo arigire nk'umutako, yamuhereje amarupi 50. Nyuma yo kumuhereza ayo marupi 50 yararimuhaye, umucuruzi nawe arishyira ku rugi, rikazajya ritega urugi mu by'ukuri kugira ngo abantu nibazajya baza baje kugura agacupa kamwe babashe kuba baribona rishashagirana rimeze nk'umutako. Gusa nawe uwo mucuruzi ntabwo yari azi ko ari diyama, gusa yumvaga ari ibuye risanzwe riri aho ry'umutako. Kera kabaye haje kuza umuntu ushinzwe ubucuruza ibintu bijyanye n'imideri, imitako, ababita aba jewelers, abantu baba bacuruza ibintu by'ubwiza, imirimbo, amashenete, amaherena. Gusa we yabashije kuyibona, akibibona atahura yuko ari diyama nziza y'agaciro. Abajije umucuruzi ati ese ririya buye riri hariya wategesheje urugi ko ndishaka warimo? Umucuruzi n'ubundi nk'uko abacuruzi bameze ambwira ati ririya buye niryo naguriye umuhinzi, narimuguriye amarupi 50, gusa umaye amarupi 100 nariguha ukarijyana. Wa muntu akomeza guciririkanya, yizuyaza, yinyuza hirya no hino yikosa, arambwira ati ndaguhereza amarupi 70. Umucuruzi arambwira ati kereka numa amarupi 100 niho ubasha kurihakura, naho ubundi utamaye amarupi 100 ntabwo urihakura. Wa mucuruzi w'ibikomo ndetse n'ibindi by'agaciro kuko yari abizi, akomeza kwizuyaza aravuga ati ndaguhereza amarupi 80. Bakomeza bapfa amarupi 20. Noneho wa wundi ucuruza ibintu by'ibikomo kuko yari abizi, azi ko umucuruzi atazi ibyo ari byo, we yahisemo kwigendera. Avuga ati buriya hari nimara kugenda arampamagara ambwira ati nayemeye. Mu by'ukuri rero nk'uko bimeze yaragiye, amaze kugenda ategereza ko umucuruzi amuhamagara ngo ngwino ume ya marupi, araheba. Ku munsi ukurikiyeho haje kuza undi mukire cyane uri mu modoka, imodoka iraparika, iparitse hafi aho ngaho yitegereza iyo diyama. Uwo mucuruzi kuko yari abisobanukiye n'undi ari rwiyemezamirimo asanze akoresha abantu mu birombe, aramubaza ati se ririya buye riri hariya ni bwoko ki? Amusobanura uko bimeze, amubwira ko yariguriye umuhinzi, gusa abonye umuntu wamwungura andi marupi 50 akamuhereza amarupi 100 yarimuhereza. Ubwo rero kuko yari abizi, uwo muntu yahise yishyura amarupi 200. Arambwira ati nimwirirwe mungarurira, bamuhereza ya diyama arayijyana. Bukeye wa wundi wa mbere agarutse aje kureba yimba ayemera, ahageze
akubitwa n'inkuba, arebye ahari hari diyama asanga ntayihari. Mu by'ukuri rero nyuma yo gusanga ntayihari yahise abaza umucuruzi ati ya diyama iri hehe ko naje kuyireba? Ambwira ati nyuma y'uko amaze kugenda turimo turapfa amarupi 20, nyuma haje kuza undi mukiri uri mu modoka ndetse we yamaye n'amarupi 200, mpita ndimuhereza ararijyana. Ambwira ati noneho wa mucuruzi w'ibikomo umwe wahageze bwa mbere akabanza kwizuyaza ari mu guciririkanya kandi aza agaciro k'iyo diyama mu by'ukuri, yahise abwira umucuruzi ngo uri umusazi, atangira kumutonganya amubwira ati wowe uzi ibintu ukoze, atutanze diyama witangira amafaranga make, witangira amarupi 200 gusa, ati uri umusazi utumva gutekereza. Aramutonganya, umucuruzi aramwumva, aramubaza ati, aramubwira ati atariko buri unarebye neza ahubwo umusazi ni wowe, igicucu ni wowe wamenye neza ko iyi ari diyama, njye nayo narinze, ariko dupfa amarupi 20 yonyine kuri diyama waruzi gutyo y'agaciro iguza amamiliyari y'amafaranga. Ati ahubwo mu by'ukuri ati umusazi ni wowe, kuko niwe waruzi agaciro ka diyama, amarupi 20 akubuza kuyigura kandi waruzi agaciro kayo. Rero guhera ubwo ngubwo umugabo nyine yarababaye, ubwo abahombye gutyo, ndetse wa mukire wabashije kugura ya diyama birumvikana ayijyana ku isoko, ayigejejeyo bamuhereza amafaranga, abona amafaranga ahagije, amaze kuyabona bigenda utyo. Ubwo rero isomo ririmo hano nkuko mubyumva, isomo ririmo nuko buri gihe tuba dukwiye gufatirana amahirwe, kuko amahirwe nagahoraho, amahirwe aza rimwe. Mu by'ukuri nk'uno mugabo wa mbere wabanje kubona ino diyama akayimenya ariko akabanza kwizuyaza, urumva ko yaje gutinda bikarangira haje undi noneho nawe uza agaciro k'iyo diyama, bikarangira ayiguze. Noneho ubwo umwe wa kabiri arayimugurana, birangira ahombye amamiliyoni kandi yari yabimenye, abuzwa agaciro n'amarupi 20 gusa, kandi hari harimo amamiliyari ndetse ashobora no kumuhindurira ubuzima. Somo ririmo rero ni igihe ubonye amahirwe na matoya ntukajye ubundi somo ririmo hanini, ntukajye uzajya uciririkanya cyangwa wizuyaze winyuze hirya no hino igihe ubona ari ngombwa. Buri gihe si byiza cyane guhora wizuyaza kugira wamenye agaciro k'ikintu. Niba wamenye ko ikintu ari icy'agaciro ukaba ubona ko ari icy'agaciro, ari icy'umumaro, wizuyaza, hita ushyira mu bikorwa. Niba ubonye amahirwe yafatirane. Niba mu by'ukuri ubona hari ikintu ushobora kugura kandi cyaguteza imbere, nimba ari business ubona watangirira muri karitsiye zawe, wijya kuzuyaza uvuga ati ngo nta wamenya ahari, ishyira mu bikorwa. Rero isomo ririmo ni ugufatirana amahirwe igihe tuyabonye, tukirinda kuzuyaza kandi tugaciririkanya igihe tubona ari ngombwa. Rero murakoze, nizere ko ari isomo mukuyemo, mwite mwandika ati turi kumwe muri comment, ubundi wibuke gukora subscribe, like and share kugira ngo dukomeze kuzamurana, mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom.